Ndi papa sava. Ukeno ufite itungo rikakugoroka ye. Sabaha baraharira. Papa Sava. Murahari. Yama, wigira ubwo. Sogeze uri umupfunzanye. Nima. Nima. Ekada. Dore se nibyawe se. Ariko se papa Sava urabona nagurisha bitari ibyanjye ko. Ekada. Dora ko gatebe. Urakabona. Aka kukicaraho no bwa bukorikori bwawe. Ibitekerezo no kwisukiranya bikisukiranya. Umva kuhimba noneho aka kakoza kongerera ibitekerezo. Nuko ukora amabuno nk'aba bashiki bacu. Nanga saka ngaka. Akase ogira ngo ndashaka menshi. Nari nakaguza amafaranga ibihumbi 3. Hari kubwo mbwira yumva. Bivuganire hamwe nako ngako. Akankaka. Akabaho urabona ko ahicaraho abantu bane bangana nawe. Nyine hagiye habangana nanjye 3. 3. Ubwo urumva ko abashyitsi baramutse baje bangana nanjye 3. Ubwo turabibarira hamwe. Turabibarira hamwe. Sindi mari ndende. Ubwo turabibarira hamwe. Ibikoresho nuko mbifite se kamambiri. Izi zo nta kwirwa ducirikanye urabizi ko zigeze ku cyabiri. Ese ze kamambiri nizawe ndimba kwaka karenge ari gato. Oya ntabwo erega naziguze kera. Naziguze kera nkifite akarenge gato. Urumva rero umuntu yapfa kujugunya. Magana izi ubuzi kwizi kamambiri urebe ni ya karite ya mbere. Izi naziguze nkirongora. Urebe imyaka ishize. Narazibitse waraziguze ikirongora ukavuga ni karite. Oya ntabwo nakomeje kuzambara. Nyine uko nakomeje kugenda nyine mba mu rugo na ikirenge cyagendaga gikura ndazibika. Warongotse rwose. Ni 600 aho nakwirwa 200 ntabwo yafata. Shyiraho turavugira hamwe. Reka wenda tuze kuvugira hamwe. Iyo ngozi nayivuga wiki. Wiki? Iyo ngozi. Zani yayo. Ahubwo se indi nayo banza nyibagiwe. Iyindi nayibagiwe. Ko se wazanye iki? Ariko urampa avance yayo ni ibihumbi 15 yo urabona nuruko. Wiki? Oya 15 reka. Ni 15 nta nubwo wavaho na rimwe. Yindi yayo yimba nayibonye buri. Ariko rero nanayibona nagira nta kigenda. Ariko zana yindi yayo ndaguha 10. Ubwo uraba umpaye 5 byimwe. None nyine urama 5 bya avance. Ngene mpite nzana indi. Ntibambwiye ngo imbeba zarakuzengereje. Nakamashu. Iyi uyikwishyira mu nzu gusa zikabimenya ko ihari nta nubwo nizo mu baturanye hari igihe zigenda ni gashya. Nari mfite imbeba y'umushushwe hari. Wewe iyo y'umushushwe rero aka karayifata umutwe kakawunira neza. Ubona ngahe cyari igihumbi ariko ubwo gafata hari imbeba z'imishushwe urama 2. Kuki? Timba none se. Aya. 500. Nta kujya kure. 500 yateranya 500 5 200 nibindi turi buvugira. 500 niyo mbeba y'umushushwe yakuzengereye. Oya rwose bibariremo wibari by'imbeba tubari cyo urimo kugurisha. Jerekanze. Aka kajerekani. Akako ubwire mama Sava gakubite vimu akoze neza niyiburaho ubundi nangahe. Oya
aka ndakakongeje mama sava nyuzeho akavi mu bundi mujye mushyiramo amazi ndakakongeje n'inyongezo ndakakongeje ariko se ndarire umupfundikizo oya niyo mpamvu nanjye nkakongeje nuko umufuniko nawe wibagiwe akira rero tugeze rero noneho kumwihariko za ntwatwa zawe nturi umuhimbyi nturi umuhanzi niko bayumvishe intwatwa ikinimba karimo n'ikinyugu urimo imbere njye se ntumva ukuntu kavuga karangira wakaramvuye uyu aka ninjye wakiramvuriye ninjye wakikaniye nta muntu washyizeho urutoki rwe ninjye wagiye nyitanaga wumvishe uruhu ikozemo nangahe ubwo iyi ngiyi se nguca ngahe ko ari njye wayikoreye ninjye wayikoreye simvuga ngo nararanguye nka 3 ibihumbi ariko ari wowe ari wakikoreye koko niyo ntabwo nkubwiye ko nkakonze ni ibihumbi 3 abacuruzi mwabaye muti ni 3 umuntu avuze ati ndashimye uhita uzamura ibiki oya ni 3 akakoka ni umwihariko 3 ko ari gatoya oya umva uko koraho ariko wumve koraho oya dore koraha gabanya nagashimye biko gabanya rwose muvaneho 200 2,800 ndaguha 2,500 niko kantu mu byuzanye nshira shiraho yani ko nari nibindira wayiba iyi mbari wayibonye kwiki nakawe saka aka ni umuntu ubiburayo ro wakanyorereje kubera ko yateganya ko nzajya kumusura ngo nzatwaremo ibikoresho ariko iminsi irashize wenda yanohereza kandi cyangwa se numva nta na gahunda yo kwirwa njyayo bagafungura batese kugafungura ariko papa sava nawe kugafungura se kuri umukorikori ubu ntiwanagira dore ahangaha wakata n'akantu kameze gatya kakavanamo ku buryo ushyiraho akantu kajya ufunga nka kwa kundi dufunga umukandara nyine ukajya ushyiramo ibyangombwa byawe urumva ko ataba gapfuye wowe kaba gapfuye gute se kandi washyizeho n'ubukorikori bwawe do wabibonye ako nuko bagatwara papa sava mwiriwe digidi neza makurura umubyeyi byihorera ntabwo wamenye ibyambayeho ntabimenye imvura ngo yarayikoze amabara ntabimenye rwose twabimenye ahubwo Muvandimwe- naringiye kuza nuko umuvandimwe ahise aza kundeba nanjye ntabwo uhamagaye nimugoroba telefone yawe ntabwo ntiyacamo yari iriho ntamenye ibyambayeho ese ntabwo uzi ko imvura yaguye umuriro ugahita ugenda yanyimuye imvura yanyimuye ni ishyano wabyumvishe ngiye kuza kubareba rero uyu muvandimwe abangezeho ariko babimbwiye papa sava urabizi ko rero twari turimo tuvugana noneho ngira ngo wayumvishe ubwo noneho wagira ukayampa nkagenda nkajya kuzana nyine na biriya nyine byambarwa hasi nyine biriya twavuganaga nyine nkazana ruriya hanyuma se ko tutanzuye hano digidi buretse navuganaga n'uyu muvandimwe turangizanye ndebe nyine ko tutanzuye oya ntacyo ubwo noneho nyine wajyumura tigira 500 nyine nkahita nkora kuriya twari tuvuganye akariko ntiturangije twari tubuze cya cyemezo cy'uko gafunguka ako nako niyo mpamvu nkubwiye tigirira hamwe jyumura ninjyumura rero biraba nka 6-7 gutyo ninjyumura kubera ya systeme twabuze nyine yo kubikoramo oya 7 ruriya rwambarwa hasi rwonyine twari tubuze ariya 5 ubwo ndoza nyine zikaba 2 urumva ko yaba nka 16 wa mugana ariko ubwo byo turabibara rukuruzanye nyine ariko urampa avance ya nyine
avance yo nayo urayishyiramo. hanyuma se ikirago iki kirago rero iki kirago cyo wagira wambwirira mama Sava wenda wakimumpera nacyo ni impano. ubwo muri mu biki Urukangaga cyangwa n'ubusumba oya karaboshye ubwo muri mu biki papa Sava nyine reka turagize ibi ngibi hanyuma nze tuvuga ibi ni bicuri ibi ni bicuri ibi se ibi nyine ariko papa Sava nawe nuko musigaye mumeze nawe koko nawe njyewe cyakoze ndumiwe koko ikise ko ari imari ngura papa Sava iki cyakoze ndababonye ugize neti papa Sava ngira ibyago nindagize inzingire kuriya imvura ingire kuriya inyimure nimurangiza namwe nze nje kubatabaza nkaho mwagize gutya ngo muntabare sange muri gutigira ibintu byanjye byawe ndimba ibi bintu n'ibyande ariko si ibi bintu aje abiburana ibi bintu ko nagiye mbyijandurira mu mazi ibi bintu ntago nagiye mpura nabyo imbere y'umuryango wiwe nigeze wigeze ibi bintu ni byago none se wigeze kandi ndimba reka nibya sana kanuza kanjye gusa ututangura mu rutugo ngiye ku bintu babinzaniye babingurisha hari ibyo nibike ntabwo wambwiye ko ibintu ari ibyawe ushaka kwimuka mu nzu ukazana ibindi kandi ndimba none se ubwo uranca byawe nagufomboza iyo nda nkayipfumura aka kanya abantu bose papa Sava ubu ni ibintu muri kunkorera ariko urinda kuza utera amahane ibi bintu wigeze umbana mu nzu wawe zamara uwo mutwe nkaho ukatanga nkaho umanyura nkawugira nk'agasenda babona ariko se wigeze umbana mu nzu yawe wigeze umbana mu nzu uzi ukuntu papa Sava uzi ukuntu ibi bintu byamvunnye mbijandura babitaye bagiye mu nzu yawe se kandi reka mbabwiye ni gutya digidigi ashobora kumera nawe umuntu bakavuga ngo digidigi ni umuntu mubi imvura yaguye ntayumvise rega n'amakuru yose uko twakabaye twari turyamye ibinyuze muri ya pembe ya ruguru ipfumura mu nzu yinjiramo urukuta rwa ruguru rwahengamye ariko rwari rutaragwa noneho tondetse mvuge noneho abana bari baryamye mu cyumba cya ruguru numva baravuza induru n'ikintu kinambabaje uzi ko cya gitanda cyanjye cy'icyuma nacyo bagitwaye papa Sava iki kimwe wasudizaga ntukizi uko abana baborogaga aho ngaho amazi yari yarangije kwinjira mu nzu Jemba nabyutse ndavuga ni nta mpamvu yo kugira ngo nero rutwanguhe umugore abahitse ka kandi gatoya nanjye bankubise umwe ku bitugu tuba turukasa tujya ibintu baravuga ngomeza kuvuga ngo nawe ushaka kuca mu ijambo urumva nkawe uri kuvuga iki nkongere ndabeshya ntimwabitaye singirane nawe bibaza ahangaha nibyo nakubwiraga papa Sava uko twakageze aho ngaho ku ishuri umuvandimwe arambwira ati rero ntabwo uri busubize abana ahangaha imbeta bicara imisonga ikabica ariko ambwira ko hari undi muntu uje unyiruka inyuma nawe azanye ibindi bikoresho by'ibanze ajanye ngo yanangezeho arambwira ati masize umuvandimwe nabashije kumenya izina agusigariye ku rugo niwe uri gucunga umutekano w'ibikoresho byawe njyewe nasize nkinze urugi aka gasanduku nagwaga kwiwanje mu cyumba ndimo none se naka kataba kangeze fungu uragafu aka gasanduku kataba papa Sava ni gute kataba kanjye iyi ntabwo ari indangamuntu yanjye ntabwo rero ngo digidigi jabose iyi ntabwo ari y'ideni ryo kwa mupromoka reba ko atarimo amadeni ibi ntabwo ari ibidokima byanjye reka mbabwize ukuri ndababonye ubu rero nkaho mwavuze ngo muvandimwe ngize ibyago muterero twatsi muraje mugabagabanya imitungo yanjye murimo kuyigurisha ngaha ubu ngubu ni ibintu koko ubu warutereho twatse mbese digidigi yaragize ibyago inzu yimugwiriyeho uje kumutabariza noneho kwa papa Sava iyo ni imico y'abanyarwanda koko ariko umugabo n'uwaye koko ko agenda ntungura buri kanya umuntu agira ibyago nurangiza umusahure iki hambonera ko ariko se papa Sava uyu nguyu aruhira kuza aburana ibintu n'ubundi ko bari bemereye kubaremera yaretse bakabaremera kareka kuburana ibyo ngewe ariko wumvise ko babaremera none se ibingibi ko ari nge wabyijanduriye ariko wabijanduye iwawe ratugiye ukuntu ibintu byari bimeze kandi ngewe nagiye kumutwara sibo mubwira ukuntu ibintu byanjye byose babyibye n'ibiki byose
arangije arambwira ati genda ukore urutonde rw'ibintu byawe by'ibikoresho wari ufite mu rugo noneho niturangiza ubizane mbinonosore mbisubiremo neza ngusabire inkunga turebe ko bakuremera nta nubwo ibyo byo kundemera binizewe kubera ko nabaga no mu manegeka none iki ngiki ndimba cyangwa sinzagiranye nawe ibibazo urigira ibiki noneho njyewe ndavuga ni kuko papa Sava azi kwandika neza reka nze abinyoroshereze neza ku gapapuro nindangiza mbijyane none ndaje nsanga murimo kugabagabana ibintu byanjye murimo kubicura ako se ndimba nk'iyi mico ni bwoko ki koko baragira bataho umugabo aguye undi atereraho utwatsi ubu nyine mutereyeho utwatsi inzu imusenyukiyeho nawe uraje urazanye wabijanduye se ubundi ko wabijanduye bikaba bidatose nawe wabijanduye ko bidatose ariko se n'ubundi ko bari babitaye wumve mbita hehese mu cyumba iyo ni imico yacu koko ubara ubuvandimwe wanushyiriyeho ubutaniye na bamwe babona imodoka ikoze agisida bakirukanka bagiye gusaka imifuka y'umuntu wakomeretse ugihumeka bagahura ngo batware utwe koko iyo ni imico yacu ibiza bisenyeye umuntu umuvandimwe ahetse abana agiye kubacumbikisha aho nawe wakamufashe ngo bimusangishe uti isayidi sutu ngutu urikoreye ngo uje kungurisha koko ibi ni iki koko ubu ni ibintu nkore ubwo uzi ukuntu bimeze ni iki ubusanzwe nsanzwe nkwanga utanyanga se ubu ngubu wari uje kuntabariza dore ukuntu ibintu bimeze papa Sava njyewe sininda mu bintu ndirimba ati tumufatanye igihanga ubwo ibintu byose byari biri mu nzu arabyishyura none ndimba ntabwo uncika ariko se ndimba ntabwo uncika